Twongeye kubaha ikaze kuri Ebeneza Niyo TV. Tuboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Umwaka w'iterambere cyane cyane mu by'umwuka, kuko nibyo bidufasha kujera iby'umubiri mu buryo bwiza. Urukundo rwa Kristo ruzaranga imibereho yacu. 2025 reka tuyisoze gutya, kandi dutangire dutya 2026. Dutemberana aha hantu. Dufashe umuhanda wa kaburimbo turagiye. Nkuko bisanzwe, muri kumwe na Samuel niyo dusenga. Mutesi icyerekezo mwerekejemo ni ikihe? Nahe makuru mugiye kudusangiza? Byose ni mukanya. Icyo musabwa ni ukugendana natwe muri uru rugendo. Twerekeje ku cyiciro cy'intara y'ivugabutumwa ya Remera, ni muri Field yo hagati mu Rwanda. Muri iyi ntara y'ivugabutumwa ndetse n'izindi ziyikikije, ntiwabona urusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rufunguye, bivuze ko abizera basengera mu ngo zabo. Ibi byatumye twerekezayo kugira ngo turebe umusanzu twatanga nka Ebeneza Niyo TV, kugira ngo tujye dufasha gutambutsa zimwe muri gahunda dusanzwe tumenyereye mu ishuri ryo ku Isabato, kugira ngo dufashe abo bizera. Aho ni mu karere ka Muhanga, ari naho hari umusozi wa Muhanga nyirizina ari wuyo. Mbere yo kuhagera, reka mbanze mbereka imihanda mubasha kuba mwanyuramo kugira ngo muhagere. Byibuze reka duhere i Muhanga, aho mubasha kuba mwamenya mwese. Aha murahazi ni i Muhanga. N'abatarahagera twagira ngo tubabwire ko ari bimwe mu bice bigize umujyi wa Muhanga, aho kaburimbo inyura. Rero iyo uzamutse imbere y'amarembo ya gare ya Muhanga, haruguru gato ubona umuhanda uri mu kaboko k'ibumoso, ugahita ukata muri uwo muhanda. Iyo wicumye gato ugera ku cyiciro cy'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi hagati mu Rwanda, aho akaba ari naho hari icyiciro cy'intara y'ivugabutumwa ya Gitarama kiri. Tubibutse ko tugiye ku cyiciro cy'intara y'ivugabutumwa ya Remera, ni mu misozi ya Ndiza. Twakomeje umuhanda dutangira kwinjira mu misozi ya Ndiza. Dore amakorosi rero, dore amakorosi. Muri iyo nyanja cyahitaga gipfa. Nyamuneka mujye mufata akanya mutembere, mugende mureba iby'Imana yaremye. Iki ni kimwe mu gitabo twigiraho ububasha n'ubudahangarwa bw'Imana yacu. Kubera umunyu umugezi. Iyi misozi ya Ndiza ni imisozi igaragaramo ibirombe bacukuramo amabuye y'agaciro, cyane cyane gasegereti ndetse n'andi. Uzana ubuzima muri iyo nyanja kukuturuka ku isoko nziza. Uyu musozi mureba witwa Nyirabihunyira. Muramenye iyo soko ntikame, mukawe ube hafi ntikame, mana we ntikame, ntikame. Muramenye iyo soko ntikame, mukawe. Kubera imisozi ihanamye cyane ya Ndiza, hari igihe byabaga ngombwa ko abakoze uyu muhanda babura uko bakebereza, bikaba ngombwa ko basatura umusozi mo kabiri kugira ngo babashe gukomeza. Ntibyatinze tugera muri santere ya Kabadaha. Iyi santere mureba yitwa Kabadaha. Hanyuma twerekeza ku rusengero rw'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rw'intara y'ivugabutumwa ya Remera. Ntabwo ari kure ya kaburimbo, kuko iyo uvuye kuri kaburimbo unyura muri iyi santere ugahita ugera kuri urwo rusengero. Ni hafi y'ibiro by'umurenge wa Mushishiro, kandi hafi aho hubatse paruwasi ikomeye cyane ya Mushishiro. Byumvikane ko higanje abayoboke b'idini Katolike. Nta mwizera cyangwa umuyobozi kuri uru rusengero twabashije kubona ngo tuganire, kuko imiterere y'aho hantu ndetse n'uburyo aka gace gateye ubwako biragoye kuba umuntu yabageraho. Gusa dukoresheje uburyo bw'itumanaho rigezweho, twabashije kumenya ko iyi ntara y'ivugabutumwa igizwe n'amatorero 10, ariko muri ayo matorero yose uko ari 10 akaba barizwamo
abizera bagera muri 500. Ariko ikigaragara ni uko batacitse intege, ahubwo barakomeje. Twibuke yuko izi nsengero zafunzwe, twibuke yuko icyemezo cyo gufunga insengero cyafashwe mu gihe cy'icyorezo cya Marburg nyuma gatoya ya COVID-19 niba mubyibuka. Aho icyorezo cya Marburg cyazanye imbaraga, bituma hatangwa amabwiriza atandukanye agendanye n'imisengere n'aho abantu bahurira, harimo no gushyira imirinda nkuba ku nsengero. Ibi ntabwo tujya tubitindaho cyane nk'abadivantizo munsi wa 7, cyane cyane abize ubuhanuzi. Ni igihe cyo gufata ingamba zo kwiyegurira Mwuka Wera kugira ngo duhagarare dushikamye. Turimo turinjira ahantu habi cyane, ariko kubera ubudahangarwa bw'Imana yacu tuzahatambuka. Abangaba nabo urusengero rwabo rufunzwe berekeje mu miryango yabo. Ku murongo wa telefone twabashije kubona ubuhamya bw'uko babayeho mu miryango, uko baruhuka isabato. Ku munsi w'isabato mu miryango yabo bakora gahunda nk'uko zari zimenyerewe mu rusengero. Umugabo ni umukuru w'itorero, umugore ni umudiyakonikazi, abana habamo ushinzwe indirimbo, hakabamo umwigisha ndetse n'izindi nshingano. Ivugabutumwa mu mibyizi barikora basura urugo ku rundi, nk'uko inama Elena White yatanze iri. Mbese aho insengero zitafunzwe, iri vugabutumwa rirakoreshwa urugo ku rundi. Mbese niba abayobozi ubwabo badasurana, ni gute bazafata icyemezo cyo gusura abizera cyangwa se bagasura abandi bantu batari abizera? Twimike urukundo hagati yacu kugira ngo dusoze inshingano y'icyo Kristo aduhamagarira. Ikindi nanone ku bizera bagize intara y'ivugabutumwa ya Remera, ni uko mu gihe cya raporo y'ukwezi itangwa muri Field, iyi ntara itajya munsi ya purusa 60. Ibi bigaragaza ko Mwuka Wera ari we wibereye ku murimo. Nubwo ifungwa ry'isengero ryatumye abadivantizo munsi wa 7 benshi basubira inyuma, ariko nanone byanatumye abari bahagaze mu mahame y'itorero bya nyabyo bongererwa imbaraga. Byavuzwe muri Bibiliya yera ko ufite azahabwa, udafite akakwa n'icyo yari afite. Ibi birasohora tubireba. Ababirimo babirimo neza bazongererwa Mwuka Wera, ababirimo batabirimo neza nabo bazava mu byizerwa. Ikibazo gikomeye ni uko usanga abagifite insengero zigifunguye benshi bakimereye kwa kundi. Usangamo abantu bakirangwa n'amashyari, inzangano, uburyarya, amatiku, kuraguza, kandi byose wareba ukabona nta shingiro bifite. Nyamara bakomeje kubyimika mu mitima yabo. Amagambo asebanya, kubeshyerana bikwiye kurekwa. Nibitari ibyo tuzakwa n'icyo twari dufite. Nyamuneka ni igihe cyo kwakira impinduka ijuru rihora ritwingingira kugira ngo dusohoze icyo duhamagarirwa kuba cyo mu isi, mu rwego rwo gufasha abasengera mu miryango yabo. Ebeneza Niyo TV tugiye gutangira kujya tubagezaho zimwe muri gahunda zitambutswa mu ishuri ryo ku isabato. Turatangira umwaka tubagezaho amakuru y'ahandi. Gahunda y'amakuru y'ahandi tuzajya tuyabagezaho buri wa nyuma cyangwa se mu cyumweru hagati, kugira ngo mubone uko muyikurikirana ku isabato aho muri mu ngo zanyu. Ujya kubarahera kuri 1 naho duhereye kuko nibwo bushobozi dufite. Ubundi uko tuzajya tubona ibikoresho Uwiteka nabishima ko tubibona, tuzajya tubagezaho izindi gahunda zose uko zitambuka ku munsi w'isabato ahari urusengero rufunguye live. Mwese mugira amahoro n'umugisha w'Uwiteka. Mwari kumwe na Samuel Niyo Dusenga. Tubararikiye ibiganiro bizakurikiraho. Mugira amahoro.